Nongeye kubwikaze kuri YouTube channel yanyu tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo yavuzwe n'uyu muvuga butumwa bita Ramirez. Rero uyu Ramirez akaba ari umupasiteri ufite abakristo abayoboke batari bake muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko uyu Ramirez akaba yarivugiye yuko yahoza akorana n'imyuka mibi, yahoza akorana n'amadayimoni, yagendaga ninjoro agahura na Satani ubwe bakiganirira. Rero icyo usabwa gusa no gukanda subscribe kandi ukareba niba kandi subscribe ugakanda kukazogera kugira ngo icyo twapodinze cyose kijye kikugeraho twikomereze. Uyu Ramirez rero akaba yaravuze ibintu yakoraga, mbega ibintu Satani yamwoherezagamo kugira ngo abashe kuyobya inuza abakristo. Wowe urimo urajya mu nzira ijyana mu ijuru kugira ngo utabasha kugerayo. Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikintu cya mbere Ramirez yavuze yuko yatangaga impano ziriho imitongero mibi, impano yahawe na Satani zavugiyeho amagambo mabi, wowe ukazijyana. Rero wazijyana ugasanga uguye mu bishuko bitewe n'ibyo bikoresho. Ngire ngo hari amadini menshi abikoresha, ugasanga atanga ihene, atanga ibintu ibyo ari byo byinshi cyane bikurura abantu bireshyareshya. Rero wabitwara ugasanga wihaye, utanze ubugingo bwa ubuhaye Sekibi utabizi. Rero ibyo Ramirez yarabivuze ngo yarabikoraga. Ikindi kintu Ramirez yavuze yuko yajyaga ahantu barimo barasenga ninjoro, ugasanga mu gihe barimo barasenga we arimo aroherezamo imyuka mibi, atongera avuga amagambo mabi. Ugasanga rero abantu barimo barasenga ari ninjoro batangiye kwitekereza ibintu bibi. Ugasanga umuntu arimo arasenga ariko atangiye gutekereza ubusambanyi, ibintu yasize iwabo. Ugasanga mbega ntari focus ku masengesho arimo. Rero ibi Ramirez akaba yaravuze yuko yabikoraga, yoherezaga imyuka mibi mu bantu. Cyangwa ikindi kintu Ramirez yavuze rero, yavuze yuko yagendaga ari ninjoro agasanga abantu baryamye, ugasanga aboherereje imyuka mibi, utangiye kurota ubusambanyi. Rero ugasanga mu gihe uryamye uri kurota ubusambanyi, ibyo bintu rero yabaga ari kukoherezamo imyuka mibi. Rero nayo iyo wacikoga ninjoro ugasanga ibyo bintu waraye urose utangiye nawe kubigenderamo, wasangaga nawe uhindutse igikoresho cya Sekibi bitewe n'uyu Ramirez. Rero ibintu reka turebere hamwe n'ibindi bintu Ramirez yavuze ushobora gukora, ibintu ushobora kugufasha kwirinda kuzajya ugira utwazwa n'iyi myuka mibi. Ibi byose Ramirez yoherezaga nyine amadayimoni. Nyine ibi Ramirez yakoraga, yavuze yuko abadayimoni no mu busanzwe ari byo bakora, ugasanga bayobeje abantu barimo barashaka kujya mu bwami bw'ijuru. Reka tubirebere hamwe rero ibi bintu. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kujya ujya mu miryango isenga ya gikristo. Ngire ngo mujya no mu nsengero akenshi bajya babikora, ugasanga bagiye bashinga imiryango ya gikristo, abantu bakihuriza hamwe bakajya bafashanya kwigisha ijambo ry'Imana, bagafatanya n'amakorari nayo ari muri iyo miryango. Wowe ukajya mu tuntu ntago natwita nk'udutsiko, mbega ukajya mu miryango izajya igufasha kwagura ijambo ry'Imana, ukirinda abantu bagushuka, ukirinda ibintu bibi ibyo ari byo byose. Wowe ukajya mu kintu icyo ari cyo cyose kivuga ijambo ry'Imana. Ni YouTube channel abanyamuryango bayo, mbega ni nko kujya kuri ya YouTube channel zivuga ijambo ry'Imana. Icyo gihe nawe uburi kujya muri iyo miryango ivuga ijambo ry'Imana. Rero ngibyo bigufasha kurwanya imyuka mibi ya Sekibi, kuko akenshi na kenshi iyo ugenda ukora wegera muri iyo miryango, nta hantu uhurira na Sekibi, kuko akenshi urabyumva ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bwinshi bumara uri kumwe n'Imana, ntago uba uri kumwe na Sekibi. Rero ikindi kintu Ramirez yavuze, ugomba kujya usenga cyane, ukegera Imana, umwanya wawe ukawumara mu masengesho aho kujya mu bindi bintu. Rero uyu Ramirez akaba yaravuze ati buriya imbaraga za Sekibi akenshi na kenshi zikunda gufata abantu badasenga. Wowe iyo usenga ukiyegurira Imana, ugasenga ukizera Imana,
Satani ntabwo yabona hano guhera. Rero niyo mpamvu ndi kukwinginga wowe ngo ukurikiye iyi YouTube channel gusenga ubigira intwaro yawe iruta izindi. Nibyo bizagufasha kurwanya imyuka mibi nk'iyi ngiyi, kurwanya abantu nk'aba John Ramirez yahoze ari we bashaka kurwanya, bashaka kuyobya abantu bari kugana inzira igana mu ijuru. Rero ikindi kintu John Ramirez yavuze ngo akenshi na kenshi Satani akoresha amavideo, amafilime, filime z'urukozasoni kugira ngo ayobye abantu, kugira ngo abinjizemo imyuka mibi. Iyo ureba filime z'urukozasoni akenshi na kenshi Satani kukwinjizamo ibintu bye, kukwinjizamo imyuka mibi, kukuyobora biba byoroshye. Niyo mpamvu rero akenshi na kenshi ugomba kwitondera ibintu ureba. Dore yuko akenshi na kenshi urubyiruko rw'iki gihe rusigaye ruhugiye mu mafilime y'urukozasoni, baba bareba video z'urukozasoni, video z'abahanzi abahanzi tuzabavugaho nabo kuri iyi YouTube channel, nk'uwo bita ba Rihanna nubwo atarabyera ariko akaba Rihanna we yaravuze yuko ari Satani, we yavuze ngo ni Satani. Hari n'abandi bahanzi benshi nk'aba John Cena nawe umukinnyi w'itera makofi, benshi cyane bagiye batandukanye bakorana n'imyuka mibi. Ariko abo ngabo ntabwo aribo twateguriye kino kiganiro, turi kuvuga ku John Ramirez. Rero uyu John Ramirez akaba yaravuze ngo iyo nimba ushaka kugera mu bwami bw'ijuru, nimba ushaka kwirinda kuzashukwa na Sekibi ugasanga ugiye mu muriro utazima, ugomba kwirinda aba bahanzi, ugomba kwirinda kureba video z'urukozasoni, ugomba kwirinda ikibi icyo ari cyo cyose cyatuma uyoba ugasanga wisanze aha hantu hakujyana mu bwami bwa Sekibi. Kuko ibi ngibi John Ramirez yavuze ni ibintu yabayemo mu kuva mu bwana bwe. Yakoranaga n'imyuka mibi kuko yavukiye mu muryango wa gipagani, umwe wa gipagani muba ariko bakoraga ino migenzo ngo y'abamaji igerekeranye n'imyuka mibi. Rero uyu John Ramirez akaba yarabivuyemo akuze, ari nabwo yahise atangira kuyoboka inzira y'Imana. Ikiza buri iyo wakoze ibintu bibi ukabivamo akenshi na kenshi ntago wabisubiramo kuko ubuze ububi bwabyo. Rero ibi akaba ari byo byabaye kuri John Ramirez. Rero wowe udukurikiye nkwibutsa gukanda subscribe, kandi wowe wakanda subscribe urebe nimba arakanze ku notification kugira ngo buri kimwe icyo ari cyo cyose, buri kiganiro cyose twa uploading kijye kikugeraho gatanu ku kandi wajoininga WhatsApp group, ndashyira link muri description kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi buri kimwe icyo ari cyo cyose twa uploading kikugereho, kandi na sharing ubu butumwa bugere ku bantu benshi babashe kumenya ibi nawe wabashije kumenya. Ciao turabakunda cyane, Imana iguhe umugisha. Ciao.